icyo abantu batekereza rero ku rupfu, ndagira ngo aricyo tugarukaho kano kanya. Hari ababona urupfu n'iherezo, ndetse iri herezo ridashidikanywaho. Abandi barubona nk'inzira iganisha ku bundi buzima. Hari n'abarutinya, abandi bakarwiyakira cyangwa se bakarwishyira. Ibi bintu byose bitandukanye byerekana ko urupfu rutari gusa ikintu cy'umubiri, ahubwo runafite ibisobanuro mu mitekerereze ndetse n'umuco. Agaciro k'ubuzima rero mu gihe gitoya, ubuzima ni bugufi ugereranyije n'ibihe byose isi ibamo. Ibihe byiza n'ibihe bibi umuntu anyuramo. Iyo ugiye kureba ahanini ibihe byiza n'ibihe bibi umuntu anyuramo, inzozi n'ibyo abantu bagerageza kugeraho, uko igihe kigenda gitwara byose buhoro buhoro, ibi byerekana ko kubaho ubuzima ari bugufi. Ari nabyo bituma ko buri kanya kagira agaciro kihariye. Buri kanya kose ubonye mu buzima jya umenya yuko gafite agaciro kihariye mu buzima bwawe.